nongeye kubaha ikaze bakunze Urutonde TV, ibyishimo umunezero bibe byo bibaranga. Nkwibutsa aho utarakanda subscribe ko wakanda subscribe, aho ubona amakuru y'imyidagaduro agiye agezweho hano mu Rwanda, mu basitari bagiye batandukanye, abakinnyi ba filimi ndetse abahanzi n'abandi bagiye batandukanye. Kuri ubu ngubu tukaba tugiye kuvuga ku mukinnyi wa filime n'umukinnyikazi wa filime umaze kuba icyamamare, umaze gutwika cyane. Nta wundi ni umukobwa umaze kwigarurira imitima y'abantu benshi, no bita Uwimpundu Sandrine, umaze kumenyekana cyane nka Rufonsina. Bikaba bivugwa ko uyu Rufonsina rero yaba yakoze ubukwe mu ibanga. Tukaba twaje kugusobanurira ku bivugwa kuri uyu Rufonsina, kuri iby'ubu bukwe. Kurikira Urutonde TV uze kubasha gusobanukirwa iby'ubukwe bivugwa ko Rufonsina yakoze mu ibanga. Reka tubanze turebe Rufonsina ni muntu ki. Uyu Rufonsina rero akaba ari umukinnyikazi waje muri sinema nyarwanda agahita akundwa cyane ndetse akanamenyekana cyane, abantu benshi bakagenda bamukunda, dore ko yaje no gutwara ibihembo byinshi cyane. Amaze gutwara ibihembo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Aha twavugamo nk'igihembo yatwaye cya The Choice Actress of the Year, aho yatwaye igihembo cy'umukinnyi mwiza cyateguwe na The Choice. Uyu mukobwa kandi yagitwaye iki gihembo ahigitse abakinnyi benshi bakinanaga ndetse n'abandi benshi bari basanzwe bamenyerewe muri sinema nyarwanda. Twavugamo nk'aba Asiya, ba Kecapu n'abandi benshi cyane. Abangaba uyu mukobwa akaba yarabahigitse cyane akaza gutwara igihembo. Iki gihembo yagitwaye bitewe n'uko yagendaga akina muri filime, ukabona ko akina ibintu byiza cyane bikunzwe n'abantu benshi, ukabona ko abantu benshi bagenda bamukunda bavuga ko ari umukinnyi mwiza, ari nimero ya mbere ko azi gukina ku buryo butandukanye n'ubw'abandi. Uyu Rufonsina rero yatwaye iki gihembo ndetse yaje no gutwara n'ikindi gihembo. Yatwaye igihembo cyitwa Inganji Award. Rero uyu mukobwa amaze gutwara ibihembo byinshi. Nyuma yaho aje muri sinema, aje muri filime Umuturanyi. Filime Umuturanyi akaba ariyo yamumenyekanishije, akaba ari filime ikorwa n'umugabo Clifton Kibonge, akaba ariho akina. Mbere y'uko dukomeza, reka tubanza turebe akavideo gatoya kamugaragaza uko aba yifashe muri filime. Iwacu ko bagatwamwe nk'umusuru, buri wese dore abantu benshi, buri wese akabyina uko ashaka, tukabyina koko guki uzikundi ko bagatuzi kubyina. Uzikundi tubizi ngomera amashingo yereke, urambasha ikimambi y'ugishira mbasha ngomera amashingo yereke. Uyu mukobwa rero ni umukobwa ugaragara muri filime yavuga ururimi rw'ikigoyi. Akaba ari umukobwa n'ubundi musanzwe uvuga ko avuka mu Bugoyi mu karere ka Rubavu. Ikindi kandi uyu mukobwa amafilime menshi cyane yagiye amubengukwa cyane, aho akina mu zindi filime. Twavugamo nka filimi City Made ica kuri RTV, aho akinamo uyu mukobwa. Kandi twavugamo nka filime yitwa Ejo Sikera itegurwa na Imbuto Foundation, nayo uyu mukobwa akaba ayikinamo. Kuri ubu ngubu rero tukaba tugiye kuvuga ku bukwe bwa uyu Rufonsina. Bivugwa ko bwabaye, n'abavuga ko n'ubukwe bwabereye mu mujyi wa Kigali, kandi akavuga ko gusaba no gukwa byabaye bagahita bakora ubukwe i Kigali. Rufonsina bakavuga ko yasezeranye ngo n'umuhungu bakundanaga aho biganye kuva muri segonderi. Ariko aya makuru twe nk'Urutonde TV tukaba tuje kuyanyomoza, tuvuga ko Rufonsina atakoze ubukwe, ahubwo uyu mukobwa mu busanzwe akaba yarasanzwe afite umugabo ndetse n'umwana. Ubu rero ntabwo yakoze ubukwe, ahubwo asanzwe ari umugore afite umugabo ndetse n'abana. Abavuga rero ko yakoze ubukwe, ibyo bintu ntabwo ari ibyo. Kwanda subscribe ku Rutonde TV, aho ubona amakuru acukumbuye ndetse amakuru ya update zigezweho mu myidagaduro.
uru ni Urutonde TV. Ciao ciao.